Shambe yize iby'ubwubatsi. Ubwo rero ubu ko byutse iki gihe nturakaraba urajya ku ishuri igihe ki? Mama nyine kangira vuba ngende. Aba rero ndi Karemera umuhungu wa Nyirabazungu niryo zina ryo. Ubundi ujya mu cyumba cya Maribodi kwediki ko ari kuba wibereye hamwe na Maribodi ngenda ataka no kumenya icyo uvugana na Maribodi kandi nawe nukaba hari ku bwawe sibyo urumva yuko uwo muntu umwita inshuti. Muri iyi video turagaruka ku bakinnyi batanu b'amakinamico y'Inyarwanda bakunzwe cyane mu Rwanda. Abakinnyi bafite impano zidasanzwe mu gukina, bakaba banakunzwe kubera ubuhanga bwabo, imvugo yabo n'uburyo bitwara imbere ya kamera. Reba neza impamvu buri umwe yigaruriye imitima ya benshi, kandi utubwire uwo wowe ukunda kurusha abandi. Njye mugiye kubana muri iyi video nitwa Uwiragiye Dani, mbahaye ikaze. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, please kandi subscribe ufungure inzogera kugira ngo hatazagira video n'imwe igucika iturutse hano. Mu bakinnyi tugiye kuba twarebera hamwe, abakinnyi batanu nk'uko umukunzi wacu yabanje yabidusaba. Harimo Benita, Manyobwa, Bushombe na Nyiraneza. Nibo tugiye kuba twarebera hamwe. Umukunzi wacu Emile ukunze watubajije umwereke abakinnyi batanu bakunzwe cyane kurusha abandi mu kinamico Urunana cyangwa se muri Museke Weya. Nibo tugiye kuba twarebera hamwe rero tutirangagije na Kankwanzi. Rero mbahaye ikaze, nibo tugiye kuba twarebera hamwe. Hari igitekerezo cyangwa inyunganizi twibagiwe kubishyira hasi muri comment. Nawe wumva ko arabo twakubwiraho wibuke kuza kubyandika. Ntucikwe, kanda subscribe ufungure inzogera kuri Uwiragiye Dani kugira ngo ukomeze kureba izindi video zacu nshya buri cyumweru tugenda dushyiraho, cyangwa se buri minsi itatu cyangwa se hagaca umunsi umwe tugashyiraho izindi. Ubwo rero tugiye kwifashisha bamwe mu abo batanu maze kubabwira, turebere hamwe abo bakinnyi bakunzwe cyane kurenza abandi. Bakunzi bacu rero, muri iyi video tugiye kuba twabagezaho abakinnyi batanu b'amakinamico nyarwanda bakunzwe cyane kurenza abandi cyangwa se kurusha abandi. Aba bantu tugiye kuba twarebera hamwe bafite impano zidasanzwe kandi bakomeje kugenda bigarurira imitima ya benshi mu banyarwanda benshi batandukanye. Tugiye kurebera hamwe impamvu buri umwe wese aba akunzwe cyane cyangwa se aba akunzwe kuri level hejuru bitewe na role akina. Batanu b'ingenzi nabahitiyemo rero muri aba bakundwa. Mu mwanya wa gatanu turahasanga Kankwanzi. Mu mwanya wa gatanu twahasanze bita Kankwanzi, umukinnyi wagaragaye cyane mu makinamico nyarwanda, cyane cyane mu Runana n'izindi filime zitandukanye zikunda gucya ku ma TV cyangwa se ku mateleviziyo no ku maradiyo atandukanye cyane. Uyu mugore akunzwe kubera uburyo agira impano no kuganira no gukina udukino tudasanzwe dufite urwenya tudasanzwe. Imvugo ye ituje kandi yuzuyemo ubuhanga yamugize umwe mu bahanzi bubashwe cyane. Ndaza kubashyiraho gake gato kabo. Kangira vuba ngende. Koko wa mwana we, ejo bundi barakwirukaye, ubu nzajya mara ku ishuri bambwira amakosa yawe. Umwanya wa gatanu turahasanga Nyiraneza. Umwanya wa kane twasanze Nyiraneza, umukobwa ukunzwe cyane kubera ukuntu yitwara mu kinamico cyangwa se mu Runana. Ni kimwe mu bintu abanyarwanda bakunda cy'umwimerere. Nyiraneza akunzwe kubera indangagaciro agaragaza, uburyo akina neza n'impano ye idasanzwe.
ndetse akunzwe cyane n'abagore bitewe n'uburyo akunda kuba yitwara. Abanyarwandakazi rero bamukunda bitewe n'izo mpano afite cyangwa se n'iryo jwi ryiza ridasanzwe akunda kuba yakoresha, kandi mu kwakitinga kwe akunda kuba ari siri mu byo akora ku buryo ushobora kugira ngo ni Rio cyangwa se ni ibyanyabyo. Dukomeze. Umwanya wa gatatu turahasanga Bushombe. Umwanya wa gatatu twasanze Bushombe, umukinnyi w'urunana, imvugo zikarishye n'ubwenge mu gukina runana. Bushombe akunzwe cyane kubera ubuhanga afite mu gukina, yerekana ubuzima busanzwe bw'abaturage bo hasi ariko akabivangamo urwenya n'ubutumwa. Ni umwe mu bakinnyi b'ikinamico bafite style itandukanye n'iy'abandi. Akunze gukina ari umufundi, ashakisha akazi ndetse yita ku muryango we, ahanini nawe ushakira amaramiko. aho nyine arakora nuko. Mwinjiye mute mu runana, mujya kwinjira mu byagenze mu runana ninjiyemo mbere, ninjiyemo kera mu bakinnyi ba mbere, na episode ya mbere y'urunana narayikinnye kuko runana twakomeje. Umwanya wa kabiri turasangaho batangiye Manyobwa ni umwe wafashe umwanya wa kabiri, uhabwa umukinnyi ukomeye cyane mu kinamico cyangwa se muri Musekeweya, urunana n'izindi zitandukanye. Manyobwa akunzwe kubera ukuntu akina, ari umuntu usanzwe ariko akavangamo ibintu bisetsa cyane, imvugo idasanzwe n'ubwitonzi mu gutanga ubutumwa. Abantu benshi bazi yuko atafite amenyo, bazi yuko nta menyo agira mu kanwa, bamukunda kubera ko bigaragara ko ibyo akina bibaho cyangwa se mu buzima busanzwe bishobora kuba bishoboka. Kanze nawe mwumve uko akina n'uko avuga. Kibanga ngusabye ko iri joro utarirenze utarantera inda. bivuga nk'uko ugiye uvuga muri Musekeweya. ubu noneho ndagutegete, nari nagusute ngo ujye kureba ahantu utabyara umwana. Umwanya wa mbere turasanga bita Benita. Ku mwanya wa mbere hari Benita, umukinnyi w'ikirangirire mu runana, ukunzwe n'abatari bake. Benita ni umwe mu bakobwa bakina filime y'icyitegererezo mu Rwanda. Uburyo yubaha, uburyo akina aganiriza Mutesi, uburyo akina aganiriza abandi bakobwa bagenzi be, uburyo yitwara mu bibazo n'uburanga bwe butuma abantu bamwemera cyane. Ni umwe mu bakobwa bafasha kwigisha inyigisho nyinshi zitandukanye bitewe n'umukino akina cyangwa se bitewe na role yabivanga n'ubwiza bwe akarushaho kuba yakundwa. Benita rero twasanze kuri uyu mwanya niwe wa mbere bitewe n'inyigisho akunda gukina, agira inama Mutesi ukuntu ashobora kwitwara, ukuntu akina ashaka kugira ejo hazaza, ukuntu agira abandi bakobwa inama zitandukanye, ukuntu yitwara kuri musaza we. Ibyo byakubitaho n'uburanga bwe akunda kuba afite, nibyo bimugira uwa mbere cyangwa se akarusho yakundwa. Rero niwe twasanze Mutesi kuri uyu mwanya wa mbere. Kanze mwumve ijwi rye. Diane cyangwa se Benita, umukobwa wa Mariana mu runana. Mutesi wamusize he? Mutesi yasigaye mu mirimo yo mu rugo. Muri iki gihe imirimo ari kuyikoza mu runana biba bigoye, ariko nyine uko ugomba kumushyiraho igitsure buri munsi. Petero ntaramutera inda. Hari uduce twancitse ariko mwiriwe mumeze bon, mva mbabaza kandi wari waba ufite inshuti, sibyo? Ufite nk'umuntu inshuti yawe cyangwa muziranye cyane, wenda mu birori by'ubuhari yagize ibyago, ubuhari kumutabara. Ese wowe utekereza ko ari nde agomba kuba wafata umwanya wa mbere? Ese wowe ukunda nde muri abo?
utekereza ko hari undi twari twaba twibagiwe muri iyi video? Utekereza ko hari uwo twaba twasimbutse cyangwa se uwo twagomba kugira umwanya wa mbere ntaba ari waje gufata umwanya wa mbere? Ninde mwaba ngaba wabashije kuba yagushimisha kurenza abandi? None se wowe wumva ari bande twakuzanira barenze abandi cyangwa se bakora ibintu runaka? Ni abahe wumva twakuzanira tukakugiraho ibitekerezo byawe n'inyunganizi birakenewe. Kanda subscribe ufungure inzogera kugira ngo hatazagira video n'imwe igucika iturutse hano. Tubwire mu gace k'ibitekerezo ubundi tujye dusangira mu video zitanzwe twiganirira. So reka duhore mu zindi video zitandukanye. Ndabakunda cyane, ibitekerezo byanyu ni inyamibwa. Hasta la vista, ndabakunda byimazeyo. Reka dusure mu zindi video zitandukanye. Bye bye, ciao ciao.